Mana tuje imbere yawe, tuje kuvuga imirimo yawe ukora, tuje kuvuga ineza yawe. Hari byinshi wakoze muri twebwe, watubereye Imana muri byose. Ushime karuhura, imbaraga zawe zirakomeye. Bahaye ikaze inshuti za gusengerwa abari mu gihugu cyacu, abadukunda mwese, abari ku migabane itandukanye y'isi, abari Dubai, abari muri Amerika, abari muri Canada. Ndabizi ko inshuti za gusengerwa muri benshi mudukurikiye muri ku migabane itandukanye. Mnongiye kubaha ikaze. Ni Harerimana Werarisi, mbahaye ikaze muri kano kanya n'ubundi, kandi ndazi ko Imana iraduhana umugisha bikagenda neza. Dushimira Imana abantu badusengeye, Imana ibaha umugisha. Inshuti za gusengerwa muri Amerika, muri mu Bubiligi, mwese ndavuze ngo Imana ibaha umugisha. Ndarikiye kandi nanone abantu dusengana kuri gahunda yo kuwa gatatu, mu matano ku gatatu, mbahaye ikaze. Ejo mu gitondo ni karibu mu materaniro yo kuwa gatatu. Nawe utarubizi ko yatangiye, umenye ko gahunda yatangiye, ngo haye ikaze mu materaniro mu rukiri kuwa gatatu kuri ADPR rukiri ya mbere. Ndazi neza ko Imana izaduhana umugisha. Gahunda ndazi neza ko Imana ipanze. Kwino dusenga Imana, dushimira Imana ku by'Imana yakoze. Reka dusenge Imana, hanyuma twumve ijambo ry'Imana ndetse twumve n'indirimbo, kandi indirimbo zirakubaka, indirimbo zirafasha umutima wawe, indirimbo ziragiraho zikuvana zikagiraho naho zigushyitsa. Tugushimiye imigambi yawe witeka, tugushimiye neza yawe, tugushimiye imirimo n'ibitangaza utugirira, tugushimiye amahoro yawe, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye ko warinze ababyeyi, tugushimiye ko warinze abagabo, tugushimiye ko warinze abakobwa, tugushimiye ko warinze abasore, tugushimiye ko waturinze mu gihugu cyacu, tugushimiye ko banye natwe ukatwimana ibyaduhize byari byinshi, ariko abanye natwe turagushimye. Tugushimiye ko wakomeje kubana natwe muri byose. Nushimwe, nuhabwe icyubahiro mu ntambara zitandukanye, mu burwayi butandukanye, mu bigaragazo bitandukanye. Turagushimye ko wagiye twimana, tukaba tugejeje kuri amatariki turi bazima. Nushimwe, nuhabwe icyubahiro. Mwami, sabe buri wese umugisha udukurikiye kuri gusengerwa, nuzumva iri jambo ry'Imana, tumusabe umugisha. Reka Umwuka w'Imana amushyigikire, Umwuka w'Imana mube hafi, uhembure umutima buri muntu wese, kandi ureke buri muntu wese Mwami ahabwe umugisha, kuko wamumenye kera atarabaho. Ibigeragezo bimumenye umunsi ariho, ariko wowe wamumenye kera atarabaho, wari umuzi, wari uzi ko azabaho. Niyo mpamvu umwimana ukamurinda, niyo mpamvu twimana ukaturinda, ukabana natwe. Watumenye kera tutarabaho. Mwami, wowe wari utuzi. Nushimwe, ntabwo icyubahiro. Komeza inde buri muntu wese, kandi imbaraga zawe ziganze muri kano kanya, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Hallelujah. Ay, yo, 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 yo. Yakumenye kera utarabaho, Imana igufitiye umugambi mwiza. 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 Ibiguca intege nubiha umwanya, ibigukanga ntubiha agaciro.
amajwi y'abadayimoni uyihorere ukomeze uharanira imbere yawe heza ibiguca intege ntubihe agaciro ibigukanga ubyihorere amajwi y'abadayimoni ntuyahe agaciro ukomeze imbere yawe ni heza yakumenye utarabaho Imana igufitiye umugambi mwiza yakumenye utarabaho Imana igufitiye umugambi mwiza mama yakumenye kera utarabaho Imana igufitiye umugambi mwiza izi byiza kora mu rugo rwawe izi byiza kora mu muryango wawe izi byiza kora mu mibereho yawe Imana igufitiye umugambi mwiza yakumenye kera utarabaho Imana igufitiye umugambi mwiza yakumenye kera utarabaho Imana igufitiye umugambi mwiza komera wikuka umutima Imana yawe ni Imana yo kwizerwa ntawayisunze ngimutererane ntawayihungiyeho ngabura ubuhungiro reka yakumenye kera utarabaho Imana igufitiye umugambi mwiza yakumenye utarabaho Imana igufitiye umugambi mwiza iyo Imana yakumenye kera niyo mpamvu utaguye muri bya bitaro cyangwa ngo imodoka iguhitane ukaba ugeze mu kwezi kwa 12 ugihumeka Imana yakumenye kera ibyo bikujengereje ibyo bikubujije amahoro ntubihe agaciro Imana igufiteho umugambi mwiza hari ijambo Imana igufiteho hari icyo Imana igambira ku buzima bwawe komera kandi ushikame imbere yawe ni heza nshuti yanjye yakumenye kera utarabaho Imana igufitiye umugambi mwiza yakumenye kera utarabaho Imana igufitiye umugambi mwiza Imana itarobanura Imana itareba nk'abantu Imana yo kwizerwa Imana yo kwiringirwa lakosinimo Imana yo kwizerwa Imana yo kwiringirwa Imana itagibura inzira Imana yo kwiringirwa yakumenye kera utarabaho Imana igufitiye umugambi mwiza yakumenye kera utarabaho Imana igufitiye umugambi mwiza umva imbere ni heza komera imbere ni heza nshuti yanjye shikama imbere ni heza komera
imbere ni heza nshuti yanjye shikama Imana yarahaguteguriye komera komera shikama imbere ni heza komera imbere ni heza nshuti yanjye we shikama humura humura Imana irakuziyo shikama witega ubwoba n'abadayimoni yo komera imbere ni heza komera Imana ishimwe Imana ihabwe icyubahiro ndagira nkubwire ngo imbere ni heza Imana yakumenye kera utarabaho Imana yakumenye abantu batarakumenya imbere yawe ni heza Imana ishimwe Imana ihabwe icyubahiro ndagira ngo dusome iri jambo ry'Imana hanyuma tuganire kandi ndazi neza ko urahabwa umugisha n'Uwiteka Ezekiyeli cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 12 turasoma ku murongo waho wa 28 nuko rero ubabwire uti uko niko umwami Uwiteka avuga ngo amagambo yanjye yose nta na rimwe rizongera kuranzikwa ahubwo ijambo nzavuga rizasohora niko umwami Uwiteka avuga Imana ishimwe ndasubiramo buno buhanuzi bwawe nuko rero ubabwire uti uko niko umwami Uwiteka avuga ngo amagambo yanjye yose nta na rimwe rizongera kuranzikwa ahubwo ijambo nzavuga rizasohora haleluya niko umwami Uwiteka avuga ijambo wabyiwe n'abantu rishobora kudasohora ndagira ngo nibutse abanyamasezerano nibutse n'abantu bavuganye n'Imana ko iyo wavuganye nayo niyo kwizerwa ijambo wavuganye ijambo umwana w'umuntu yakubwiye rishobora kudasohora ashobora kukwizeza ibyo akwizeje ntibikunde kuko ari mwisi kuko ari umuntu hari Imana ivuga ijambo yavuga ijambo ikarisohoza ku buzima bw'umuntu nutekereza urasanga hari abantu bakubwiye ijambo urasanga hari abantu bakubwiye ijambo wicara ku kizere uricara uriza watikana kayambwiye ijambo uraritegereza uraheba urasanga hari abantu bagiye bakwizeza ijambo akakwizeza ibintu akakwizeza akazi bakakwizeza ibintu bitandukanye ntiwabibonye kuko ni abantu ababishoboje ku buzima bwawe Imana ibaha umugisha ariko abenshi nabo byananiye kuko ni abantu ariko nkuzaniye ijambo hari nyiri ijambo hari Imana ivuga ijambo ese Imana yaba yarakubwiye ijambo ikarisohoza bya muri munsi aho ngaho muri comment wandika ngo Imana yambwiye ijambo iyarisohoza ndabikwemereye yaba Imana yarakubwiye ijambo ikarisohoza hari ijambo wavuganye n'Imana muri uyu mwaka ryasohoye ese hari ibyo Imana yigeze ikubwira birasohora hari igihe Imana ikubwira ikakubwira uko iki kintu ivuze kizaturuka hehe ese inzira ni izihe ese bizagenda bite Imana ishobora kukubwira ubabaye uri no kubura ishaka kubwira uri kubura ariko ngo nzaguha imodoka uri kubura kandi kazayiguha ivuga nireba uko umeze
nireba n'ubuzima ubayemo, nireba n'ubupfubyi ubayemo, nireba n'uburwayi ubayemo, ikubwira ijambo yarangiza ikanaririnda. Imana ishimwe. Muri uku kwezi turimo dusoza uyu mwaka, twinjira mu mwaka wa 2022, Imana ivuganye nawe. Nta jambo na rimwe Imana izongera kuvuga ngo ritinde, ngo risinzire, kuko wicaranye ibintu byasinzira igihe kirekire. Kandi hari igikubwira ibintu bigatinda, hari n'igikubwira ibintu bikihuta bikanyaruka. None muri uriya mwaka ndagira ngo utangire ukaraba, witegure kuzahura n'Imana, kuko muri uriya mwaka ijambo Imana izavugana n'abera rizasohora. Nuko ubambwira uti nta jambo na rimwe nzavuga rizongera kuranzikwa, ijambo ryose nzavuga rizasohora. Ijambo Imana yakubwiye, iry'Imana yakubwiye papa, rigomba gusohora. Ubu n'ubuhanuzi nkuzaniye. Imana ivugane nawe muri iyi minsi. Imana ivuganye nawe wagize ibintu bikomeye, ushaka umuntu wakuvugisha, ushaka ihumura ribura, ariko ijambo hari Imana itaranzika. Hari Imana ivuga ibya kera, ikavuga n'ibishyashya, ikavuga n'ibizaba, ikavuga n'ibyashize, ikavuga. Hari Imana isohoza amasezerano. Hari Imana ituvura ibikomere. Hari Imana idukuraho ikimwaro. Hari Imana idukuraho agasuzuguro. Imana igiye kudukiza agasuzuguro k'abadayimoni, irabanza ikabivuga. Hari Imana ivuga ko umuntu azakora mariage akayikora. Hari Imana ivuga ko umuntu azabyara akabyara. Abaganga bari barananiwe, baravuze ko umuntu atazabyara. Imana ikavuga ngo uzabyara ukabyara. Bari barakubwiye ngo wihebere, wihangane, nta rubyaro uzabona. Imana ikavuga ngo uzabyara ukabyara. Hari Imana ivuga ngo umuntu asiga akiga. Haleluya. Hari Imana ivuga ngo umuntu azacuruza agacuruza. Hari Imana ivuga ngo umuntu azagira inzu akayigira. Hari Imana ivuga ngo umuntu azayobora akayobora. Hari Imana ivuga ngo uzaheka ugaheka. Hari Imana ivuga ngo uzishyurwa ukishyurwa. Hari Imana ivuga ngo uzahanagurwa amarira warize ukayahanagurwa. Hari Imana lepana sini mando lepa. Hari Imana ivuga ngo uzakira ibikomere ukabikira. Iyi ni kuvuga nawe ko ibyo byakubayeho byose uzabikira, igiye kubigukiza. Hari Imana ikubwira ngo nzakutambagiza isi yose uyigendamo, ukajya ushaka inzira ntuyibone, igihe kikazagera inzira ukayibona. Hari Imana ikubwira ngo nzagutura imitwaro wikore, ukibaza ngo iyi mitwaro y'ibigaragazo nikoreye izamvaho ryari, wajya kubona ukuntu urayitura. Umwuka w'Imana nawe nkubwire ngo hari ibyo Imana ije gukora ku buzima bwawe, hari ibyo Imana ije gukora mu bugingo bwawe, hari ibyo Imana ije gukora mu kazi kawe, hari ibyo Imana ije gukora mu mwanya ubayemo, hari ibyo papa aje gukora mu mibereho yawe, hari ibyo Imana ije gukora. Haleluya. Yerefo. Hari ibyo Imana ije gukora igasenya imbaraga zari zaragufatiriye. Hari ibyo Imana ije gukora ikavuguruza imigambi y'abakonikoni ku buzima bwawe, kuko twabonye Imana ivuga igasohoza ibyo yavuze. Twabonye Imana ivuga ikavuga, igahagarara ku ijambo yavuze, ikaririnda. Haleluya. Twabonye Imana ivuga icyo yavuze ikagihagararaho kugeza igihe gisohoreje. Imana igomba kukubera icyitegererezo imbere y'abantu baguhanze amaso.
Imana igomba kukubera icyitegererezo. Umuntu wese akajya avuga ngo kanaka yavuganye n'Imana. Umuntu wese ukubonye avuga ngo uriya mubyeyi yavuganye n'Imana. Umugabo ukubonye avuga ngo uriya mugabo yavuganye n'Imana. Uriya mukobwa yavuganye. Hari Imana igomba kukubera icyitegererezo mu muryango wawe. Umuntu wese yazakureba akavuga ngo nukuri yavuganye n'Imana. Enepa yasinimo. Hari Imana ije kugushingira igiti. Yerebone man igahagarara nawe ikavuga ijambo ikarisohoza, kuko ari Imana y'amahoro, kuko ari Imana idatsindwa ku rugamba, kuko ari Imana itivuguruza, kuko ari Imana idakangwa na biracitse, kuko ari Imana idakangwa n'imbaraga z'amarozi. Hari Imana ije kunatarariza imbaraga zirwanya ubuzima bwawe. Hari Imana ije kukurenganura. Hari Imana ije kugukiza ubwo burwayi. Hari Imana ije gutesha agaciro imbaraga z'abarozi ku bugingo bwawe. Hari Imana ije gutesha agaciro urwo ruzere rumazemo igihe. Hari Imana ije gutesha agaciro erebangone fa ayo magambo akumazeho igihe. Hari Imana ije gutesha agaciro izo nyuro zikumazeho igihe. Ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo hari Imana ije ku buzima bwawe mama. Hari Imana ije gukora ibitaranzikwa, gukora ibidasinzira. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Defo enemandura. Hari Imana ije gukingura imiryango y'abana bawe. Enemandura ukabona impinduka ku buzima bw'abana bawe. Hari Imana ije gukingura amarembo mu kazi kawe, ukabona Imana ikinguye amarembo mu kazi kawe. Hari Imana ije gukingura amarembo mu murimo w'Imana, mu murimo wawe ubamo w'Imana. Hari Imana ije gukingura amarembo bikamenyekana. Ere wasika mandora. Ahantu wari waratwikuriye baragutwikiriye abarozi, ndabona mareke Imana kuvanayo. Hari ahantu abarozi bari baragutwikiriye bagushyira ahantu bumva yuko utazavayo, bumva yuko utazava muri ubwo buzima. Ndabona mareke Imana kuvana muri ubwo buzima. Igihe tugezemo ni igihe Imana ize kugukuraho urubwa, ni igihe Imana ize gucecekesha imbaraga z'abadayimoni zikurwanya. Ni igihe Imana ize kuguhindurira izina. Yemera ko umuntu yitwa Nyirandushyi, yemera ko umuntu yitwa icyo, yemera ko umuntu waguhimba amazina, yemera ko wakwita ngo urumutera mwako, yemera ko famiye zikuvaho. Imana ijya ibyemera. Yemera ko abantu bakwibagirwa, yemera ko inshuti zikwibagirwa. Yarabyemeye kuri Yobu, baramwibagirwa bakajya bamubwira ati banza baracumuye ku Uwiteka. Ariko Imana imwibutse amateka y'ubu arahinduka. Yarabyemeye kuri Morodekayi, ibyo birabimubaho. Yarabyemeye kuri Yosefu, bimubaho, ibibazo biraza. Imana ijya ibyemera ko amadeni yica umuntu, amadeni akakuzengereza. Imana ijya yemera ko cyamunara ziza. Imana ijya yemera ko umuntu ajya mu bitaro. Imana ijya yemera ko umuntu yangwa. Imana ijya yemera ko umuntu asenya. Ariko igihe igaruka ibyemera iri gutegura amashimwe y'ahazaza h'umuntu. Nubona umuntu w'Imana ari kugeragezwa, ntuzibwire ukazagoma muri ubwo buzima. Ibikora izi byizakora. Yosefu ari muri gereza, abantu bari bazi yuko na nyirabuja bari bamufungishije, yibwiraga yuko azahera muri gereza. Ariko Imana yari izi yuko mu gihe gitoya arazamuka akajya ibwami, akajya kuba umwami wa kabiri, akungiriza umwami, akaba umuntu ukomeye, bakazamusabiriza. Uyu munsi urababaye, ariko Imana iri kukureba, irimo irareba hirya y'ahazaza hawe, ikahabona igitangaza, ikahabona impinduka, ikahabona gutabarwa. Uyu munsi wanavuga ngo urupfu ntiruze rugutwara, ariko Imana iri kura hirya ikahabona mariage, iri kura hirya ikahabona uhetse abana. Uyu munsi abantu barimo bavuga ngo ubakiriye umuryango birarangiye ntubyara, ariko Imana irimo ikureba ikakubona mw'abana baziga bakajya no hanze. Mu marira ya Elizabeth Imana yarebaga
ikabona harimo umwana witwa Yohana uzavuka akaba umubatiza akabatiza abantu b'Imana akavuga ubutumwa bigatangaza mu marira ya Elizabeth hari hahishemo igitangaza cy'umwana arasaza agira aho yumva atajya kugenda yunamye abantu bose bagati nubwo ari abatambyi bashaje batabonye umwana ariko hari hahishemo igitangaza de Kosini Mandorepa muri uyu misonga wicaranye muri ibyo bibazo wicaranye umwuka w'Imana arimo arambwira ngo hahishemo ishimwe hahishemo igitangaza abantu bataruzi muri kano kanya umuntu wese uzakomera aca mu bintu bikomeye iyo agize amahirwe ibyo ari gucamo akabitsinda ahazaza habaho kwifuzwa umuntu wese uzaba umunyamumaro aca mu bintu bikomeye ushobora kuba ngo se wera risika ibyo uri kuvuga kandi nk'abashaje Imana yirekure ikabona udashaje wowe uri kwireba ukabona ushaje iyo yakureka ikabona ntumushaje uzasome inkuru z'umushune mu kazi umugabo yarashaje ariko Imana yarebaga ikabona hahishemo umwana w'umuhungu muri ayo marira hari ijambo mwuka w'Imana ngo nkubwire ko ibyo ikubwiye atari ibitinda ari ibisohora defo elemando repa ibyo Imana ikubwiye haleluya iby'ijuru rigiye kurema ku buzima bwawe ntabwo ari ibitinda ni ibisohora muri ayo magambo uri kubona ameze gutyo hahisemo kuzubahwa abantu bose bakakubaha muri utwo tunama uri kubona turi guterana ku buzima bwawe hahishemo kuzagira agaciro yo muri ako kagambane urimo bakugambanira batekenika bashakisha uburyo baguhenura hahishemo kuzayobora elemando repa uko niko bimeze hahishemo kuzagira agaciro iteza ikibazo ibitsemo igisubizo iteza amarira ibitsa amarira y'ibyishimo iteza stress ibitse stress y'ibyishimo uziko n'umuntu agira stress y'ibyishimo none se uzi umuntu uri gutegura ubwo stress afite ntisaze ngo abari umuvumo abari mu mashimwe none uzi stress ufite uyu munsi uva gusaza iwanyu ibitse stress uzagira uri kugwana amakanzu n'amakanya n'amasafuriya n'ibyombo n'ibyose uzana babasoko uzajya gute yo Imana yacu ihari ibintu biciye abayizera ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo hani wese Mandorepa hari ibintu Imana ibiciye abayikurikira hari ibintu Imana ibiciye abantu batagangaye ku musozi hari ibintu Imana ije gusohoza hari imiryango Imana ije gufungura ku buzima bwawe hari imiryango 12 Imana ije gufungura ku buzima bwawe tewa sini Mandorepa de kos elemandora mu marira mu gahinda ka Petero nawe avugisha abarinzi bamwicaye iruhande Herode yitegura kuzamwica hari hahise mwishimwe araza kubwira abamusengeye abitoro bamusengeye bari kwa Mariya hari hahise mwishimwe ntabwo Petero aribonaga ariko Imana aribonaga ndimo ndareba nkabona hari igitangaza muri ibyo bibazo wicayemo hari igitangaza gihishe kigiye gutungura abantu kandi igitangaza kije abantu bose mu bishuti abantu bose bati haleluya twaragusengeye iyo mu mibabaro ntabwo abantu babona ntabubona mu burwayi haraza bakeya mu bibazo haza bakeya mu bukene haza bakeya mu bisubizo baza ari benshi inshuti uzayibonera mu gihe cy'amakuba inshuti ntabwo uzayibonera mu gihe cy'ibisubizo inshuti uzayibona mu gihe cy'amakuba nibwo uzabona inshuti zigusaga uzahita ubona inshuti Imana yaguhaye Imana ishimwe reka nkuririmbe n'ingimba agatero kawe mbaze nkubwira muri ayo marira wicaremo yo reka kurira reka kwiyahura
reka guhamagara ngo urupfuruza abo rutwara se ko rubazi kuba rutaragutwaye se wagize ngo ni hari ikintu watanze nta na kimwe watanze kuba rutaragutwaye nuko Imana iguhishisha imwe mu buzima bwawe. wafasha agahinda kacu Mana we ugahindura ibyishimo wambesheje imigisha atagaragara uri Mana y'amasezerano uri Mana y'amasezerano wafasha agahinda kacu Mana we ugahindura ibyishimo uri Mana icinzira aho zitagaragara uri Mana y'amasezerano uri inshuti nziza Mana we uri umwami udahinduka oza amarira y'abanyamubabaro oza amarira y'abari kurira oza amarira y'abanyamubabaro oza amarira y'abari kurira agura imbago zabo kingura amarembo yacu ibisika byari biri imbere yacu Mana we ubikureho ibisika byari imbere yacu Mana we ibigeragezo byari imbere yawe Imana yacu ibikureho. mu mwaka wa 2022 ibisika amabuye ibigeragezo ibiti by'imihati bitagaragara ibyobo bacukuye imbere zawe amabuye ari imbere yawe ibigufa bikomera uguhekenya by'ibigeragezo ndatangaje mu izina rya Yesu Kristo ngo Imana ibikura imbere yawe isohoza ijambo kubwiza ku buzima bwawe imbere yawe hari agacu ariko ntabwo uri kukareba ariko ndi umwuka w'Imana arimo aranyereka agacu herefo nawe urwaye ndabona marayika w'Imana agukiza ubwo burwayi nawe ufite agahinda ndabona Imana ikuvura ku gahinda ufite nawe watawe ndabona Imana INFO iyo igushakira inshuti haleluya haleluya Imana ishimwe dobe enemandolai hari igitangaza Imana ije gukora ku buzima bwawe de wakose enemandole pai hari Imana ikura muri karande igaha umuntu agaciro karande n'umbuza zaragufashe z'ubusinzi z'ubusambanyi izo kuba mu bitabi ziragufata ziguheza umwuka ku buryo wabonaga nta gacu imbere yawe ariko ndabona Imana iguha imbaraga zo gutsinda karande ukinja mu masezerano yawe ayo mabuye abademoni bagushize imbere iyo misozi iri imbere yawe Imana ije kuyikuraho izo puberi Imana ije kuzikuraho urwo ruzerero Imana ije kurukuraho reka nkubwire wo nkurikiye shuti wo nkurikiye mu ijuru hariho Imana ivuguruza imigambi y'abademoni ku buzima bw'abantu mu ijuru hariho Imana igisoza amasezerano mu ijuru hariho Imana igitesha agaciro imbaraga mbi ziturwanya mu ijuru hariho Imana haleluya erebangone fire mu ijuru hariho Imana igirenganura abantu barengana
wigira ubwoba wikumva yuko birangiye. Hariho Imana igisana imitima. No pe erefayi, ndabona marayika y'Imana gusana umutima. Urwaye indwara y'umutima ariko Imana yayigukijije. Hari urwaye indwara y'impyiko, Imana irayigukijije. Hari Imana ikiza kanseri, ndabona marayika y'Imana akiza kanseri ku buzima bwawe. Haleluya! Imana ikugarura ubuzima. Ne wakotre mandore pai, mwijuru hariho Imana irefo ene mandore pai, yirambuye ukuboko nta muntu guhina. Yo, haleluya! Erega Yesu Kristo wizeye umunyembaraga, n'umunyamaboko. Reka mabwire abarokore manu b'Imana mudukurikiye, reka nkubwire, nubwo abantu batakuzi, nubwo imiryango itakuzi, nubwo abavandimwe batakuzi, nubwo wicara ukabona nta nshuti ufite, nta n'umuryango uhari, mwijuru hari umuryango uhari. Yesu ni umuryango wawe. Eremandore pai, mwijuru bagufiteho umugambi mwiza. Ndagira ngo ngusengere. Hari Imana icinzira ukavaho ubohewe. Depango dewenefai, Imana igicinzira umuntu akava hano bamuboheye. Ndabona imigozi myinshi, marayika y'Imana acagagura imigozi ku bantu b'Imana. Iyo migozi yari kuziritse, Imana niyice mu izina rya Yesu Kristo. Muri aya masengesho Imana niyice imigozi yari kuziritse. Iyo bari barakuziritse, Imana yice. Reka hirya y'ubuzima hari n'ubundi buzima. Ndakumenyesha ko hariho n'ijuru uzaribona. Ureke dayimoni kubwira ngo uzapfurwo. Ntabwo uzapfurwo. Hari Imana yagutoranyije, hari Imana yatanze umwana wawe w'ikinege, hari Imana igufite umugambi mwiza. Ntabwo uzapfurwa, ahubwo Imana ije remango refai kuvuguruza imbaraga z'abakonikoni ku buzima bwawe. Ndagira ngo usengere ibyo bakuroze bitaye agaciro. Mwijuru hariho Imana ifite umugambi mwiza kuri wowe, guhindura amateka, gukenyuruza, gukingura imiryango, kukuremera ishimwe. Reka nkubwire, ibiteye ubwoba biriho, ibigeragezo biriho, indwara ziriho, intambara ziriho, erefo, ibyorezo ni byinshi, zakani nyinshi, amajwi ni menshi. Tugeze mu gihe bikomeye, ariko nawe Uwiteka, rero nkubwe ngo Uwiteka yambwiye ngo Uwiteka ari kumwe n'abantu be. Abantu be ari kumwe nabo, arabarinze kandi azabana nabo, kandi abafasha ukuboko kugira ngo abaneshereze intambara zikomeye zitagaragara, abantu batabonesha amaso. Hari ibyo Imana ije kukurwanirira utabonesha amaso. Mu mutima wahora n'ubwoba, hora n'igishika utazi aho kizava, ariko Imana ije kukurwanirira intambara utabonesha amaso. Hari intambara utareba, hari amajwi uwumva, hari ibigusakuriza, hari ibyo uzi mu muryango wawe. Ibyo bintu Imana ije kubitesha agaciro kugira ngo izina ryawe ryamamare, kugira ngo amateka yawe amenyekane. Abantu bari barashimije amateka yawe, demoni yakoresheje abantu amateka barayasimya, ariko haguruka mu izina rya Yesu Kristo amateka yamenyekane. Reka ngusengere mu izina rya Yesu. Nimba utarukijijwe ukaba uri mu gihugu cyacu udakijijwe, ukaba ibyaha bikwishe, ibyaha bikujengereje, udusange mu rusengero wacu mu rukiri, tugusengere kuwa gatatu rukiri ya mbere kuri ADP. Turagufasha mu isengesho. Nimba uri kure utabasha kugera ku rusengero, utabasha kuba watugeraho, egera urusengero rukwegereye, usanga abashumba kwegereye, babwiye ngo numva ijambo ry'Imana, ndashaka gukizwa. Utangiye n'uyu mwaka warakiriye Yesu, udafite ibyaha, nta murage w'abanyabyaha, nta mugisha w'abanyabyaha, nta terambere ry'abanyabyaha. Mu byaha ni amarira, mu byaha ni ibikomere, mu byaha ni ugusuzugurwa, mu byaha ni uguta agaciro. Kandi kureka ibyaha nayo yabwiye ni amahitamo. Kureka ibyaha ni amahitamo, no kugira imbaraga z'umutima, no kugira intego. Intego yawe wagize ntugivemo. Ndakwifuriza kugira intego mu buzima bwawe. Ntabwo Imana yasoza isezerano ryawe uri mu byaha.
nimba ibyaha byarakujengereje, busambanyi, ubujura, bubeshi, inzoka, ibigare, ibitabi, ibyaha byakujengereje kuri pubere mu buzima bwawe, mu 2022 Imana izamukane nawe ihindura amateka, izamukane nawe ikuraho urubwa, izamukane nawe iguha guseka nk'abandi, kandi n'ubugingo buhoraho izabuguha. Tukiri mu isi izaguha ibyo hano mu isi, ndetse no mu ijuru izakuremera ibikunezeza, izaguha ubugingo. Ndakwifuriza kuva ku rutonde rw'abarimbuka ukajya ku rutonde rw'abazabona Imana. Mana, mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ivura ibikomere, uri Imana ikuraho urubwa, uri Imana ikuraho uruzerero, uri Imana ikiza le pango nemanditarabo, uri Imana, uri data wa twese mwiza, uri umucunguzi wacu. Nsengeye umuntu wese barudukurikiye utarakizwa, musabiye imbaraga zo gukizwa, umuha imbaraga zo kunesha ibyaha. Wari ufite ibigeragezo, wari ufite intambara, wari ufite agahinda, wari ufite uburwayi, wari ufite amadeni, wari ubabaye, umurengere, umuha imbaraga, umurwanirire. Buri muntu wese barudukurikiye ahabwa umugisha nawe. Kandi wari ufite ibikomere, afite agahinda, yabuze ihumure, umuhumurize. Nta jambo na rimwe rizongera kuranzikwa ku buzima bwe. Gushimiye kuri Imana yabanye natwe, uko wari uri kera ni kukiba. Ushyikiye buri muntu wese wari ukwizeye, umuha imbaraga muri byose. Umuntu wese ukunda kudukurikira kuri gusengerwa ahabwa umugisha nawe, imbaraga z'Imana zimube hafi. Fasha buri muntu wese tuzajya twizeye gutyo mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Imana ibaho umugisha. Ijambo twasubye yavuze ngo nuko rero ubabwira uti nta jambo na rimwe rizongera kuranzikwa. Ijambo ryose Imana ivuze irarisohoza. Ijambo ryose Imana izavuga ku buzima bwawe, ijambo ryose iri kuvuga ku buzima bwawe, iryo urukwakira Mana urugutoye, iri gutora, iryo urwanurirwa, ijambo ryose rivuga ku buzima bwawe risore, ijambo ryose risore mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen.